yego iki giterane cyitwa Africa Youth in Revival Times. So bivuge ngo urubyiruko rwose rwa Afrika rujya kuba ruri hano. Yego insanganyamatsiko iravuga ngo prepare me for your revival. Turabwira Imana ngo dutegurire ububyutse muri Afrika, ububyutse ku isi yose. Turiteguye kubona Imana ikora bihereye mu Rwanda, bitewe n'amasezerano u Rwanda rufite ko tuzabona ububyutse mu Rwanda bwongera bukaba. Shalom shalom, nkuko musanzwe mubizi ni MD Dieudonné, ndi umutsinzi muri Christ nacungujwe amadaso y'agaciro kenshi, akumusana b'Igologota niho byabere, yakubiswe imisumari akubitwa n'icumu, ni wowe nanjye yaziraga kubwa ibyaha byacu, ndi umutsinzi, I'm the winner. Yes, nkuko musanzwe mubizi ni Urban Gospel TV, ni channel y'urubyiruko. Murabizi MD Dieudonné ndi ambassador w'urubyiruko, ahantu hose hari urubyiruko, ahantu hose hari umwuka w'urubyiruko mba mpari, yaba mu bitaramo, waba uri umuhanzi ufite indirimbo nshyashya, waba uri umuvuga butumwa w'urubyiruko, tuguhaye ikaze kuri MD Dieudonné kugira ngo ubashe kwisanzura ukorera Imana, kuko ni channel itanga ubwiza ku rubyiruko. Nkuko rero n'abatindiye murabizi batumira abantu batandukanye b'urubyiruko. Mfite umutumirwa wanjye rero ngira ngo murayibona, aratangira twibwira ubundi dukomeza ikiganiro. Turi kumwe nande? Turi kumwe na Sarah. Sarah ni muntu ki? Sarah ni umukozi w'Imana. I'm an ambassador of Christ hano ku isi. Nkorera Imana muri Life Changing Ministries. Yes, twishimiye kubana namwe. Sarah, ahantu tugusanze ni hehe? Hari gahunda imeze ite? Yes, hano Musanze. Ndabona namba y'umupira wambaye. Yes, hano Musanze ni kuri headquarter ya Life Changing Ministries, ni Kimironko inyuma ya Freedom House. Umuhanda ujya Kigali Parent hari inyubako yitwa Freedom House, ni inyuma yaho gusa. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 210 63 774. Sarah ni urubyiruko, nimo bibone gutya, urubyiruko ni mpamvu isatanga nimero direct kugira ngo ntimuzagire ikibazo mumushakisha. So Sarah, ahantu tugusanze habaye iki gikorwa nk'urubyiruko bimeze bite? Yes, hano mwasanze hari igiterane. Ntago ari igiterane cy'urubyiruko gusa, ni igiterane cyateguwe n'urubyiruko. Cyateguwe urubyiruko bwo kokirwa hehe? Urubyiruko muri Afrika yose. Yego iki giterane cyitwa Africa Youth in Revival Times. So bivuge ngo urubyiruko rwose rwa Afrika rujya kuba ruri hano. Yego insanganyamatsiko iravuga ngo prepare me for your revival. Turabwira Imana ngo dutegurire ububyutse muri Afrika, ububyutse ku isi yose. Turiteguye kubona Imana ikora bihereye mu Rwanda, bitewe n'amasezerano u Rwanda rufite ko tuzabona ububyutse mu Rwanda bwongera bukaba. Mwabyumvishije, ni igitaramo kibwira urubyiruko kwitegura, tukine kongera kubona ubundi bubyutse. Yego. Sarah, ukimara kubona kino gitaramo, ese ni ubwa mbere kigiye kubera hano cyangwa se gahunda yacu ubundi kimeze gite? So kino giterane cyatumwemo n'abandi. Yes, kino giterane ntago ari irya mbere kibaye. This is the season 2. Ni season 2. Yego, ni season 2. Ni igiterane tuzajya tugira mu mwaka. Ni ingaruka mwaka, ariko this time kibaye kabiri mu mwaka. Mwuka wera yakizanye kabiri mu mwaka. So season 1 nabwo yabereye hano. Yego, yabaye mu kwa kabiri. So turakomeje, this is the season 2. Yes, Sarah, nk'urubyiruko dusanze mu murimo w'Imana. Ese urundi rubyiruko ni gute urubona hanze aha bimeze bite? Hanze aho urubyiruko rwinshi rubaswe n'ibiyobyabwenge, depression ni nyinshi mu rubyiruko. Urubyiruko turashaka ko dukira tukiri bato tutakoze, ugasanga ibyo twe expecting ntabwo ari byo turi kubona. Hano turavuga ngo Kristo niwe mwami, ngwino mwumve inkuru nziza Kristo adufitiye. Urubyiruko nibyo narubwira. So Sarah, muri kino gitaramo cyatumyemo n'abandi abahanzi, abavuga butumwa bimeze bite? Yes, so dufite abavuga butumwa, dufite aba host bacu Pastor Tom and Pastor Ntagakumba, nibo ba host. Tukagira umushitsi hakaba arimo Apostle Sosten Serukiza, tukagiramo na Apostle Christophe, tukagiramo na Pastor Jackson Mugisha. Yes. Abahanzi amatimu aririmba bimeze bite? Yes, dufite our worship team, Kingdom Elevation, hari Serukiza Family, hari Jubilee Assembly Worship Team, dufite n'abandi benshi.
yes tubategura ibintu byiza cyane yego yes Sara kuri season ya mbere yes nimba wari uhari yego season ya mbere niki cyabaye musa nkaho mugiye kuduhindurira kuri season ya kabiri yes cyabaye muri season ya mbere twabonye abari mu mbaraga nkeya twongera tugahaguruka yes twabonye abenshi bagarukira Kristo twabonye urubyiruko rwinshi rukizwa yes habaye change nini cyane yes kuri season 2 ni kimwiteze kuri season 2 nuko twongera tukabona benshi bagarukira kuri Kristo kuko nicyo umwami Imana ashaka ko tubwiriza ubutumwa bwiza abantu bagakizwa. Ijambo ry'Imana ravuga ngo mbese babimenya gute nta muntu wababwiye. So turi hano kubabwira, turabatumira benshi muze turabwira urundi rubyiruko hano hanze, abakijwe babwira abadakijwe baze hano, hari ukubaho kuri Imana kudasanzwe. Ntabwo twasoza Sara nakubajije akabazo muri urban gospel music izi njyana zihimbaza Imana harimo R&B, harimo hip hop, afrobeat, nawe nk'urubyiruko iyo ugize Imana cyangwa se navuga ko kugira Imana, iyo ugize gutyo ukabona nk'umuhanzi uririmba izo njyana mu nzu y'Imana ni ibintu bitamenyerewe, nawe nk'urubyiruko ubifata gute, ubyakira gute? So ndabyishimira cyane kuko before yuko menya Kristo nari umu DJ, so it is nice iyo umuntu avuye hanze akabona n'ubundi injyana yararimo, akabona isi yararimo, ariko byose bihimbaza Imana, biramya Imana. Ndumva ntacyo bitwaye cyane. Icya mbere ni amagambo arimo ese araramya Imana, ese arahimbaza Imana. N'umukristo ibintu uri kumva bihesheje Imana icyubahiro, uko byaba bikubita kose, iyo yaba injyana iyo ariyo yose ariko ihimbaza Imana, ni ibyo ngibyo nk'abakristo. Uvuze akantu keza ngo wari umu DJ. Ese nk'umu DJ udija mu rusengero? Okay, na akabazo ngize abakristo bakwakiraga gute, cyangwa se ababyeyi bakuru? Urabona generation y'urubyiruko itandukanye na generation y'abantu bababyeyi, kandi ibintu by'ubu DJ mu rusengero ni ibintu bitamenyereye. Wabonaga babyakira gute? So biyumvaga gute muri make? Ntago baba babyumva cyane ariko generation turimo birasa nkaho hari ababitangije, twe turi kuza dusanga babitangije, ariko ntago abari ibintu byumvikana, ntago abari ibintu twumva ko byaba mu rusengero, ariko uko biri kose biramya Imana, bihimbaza Imana, ndumva ntacyo byabitwaye. Turi kugana ku musozo sana. Niki wabwira urubyiruko rudukurikirana kuri Urban Gospel TV? Ni ubuhe butumwa wagendera nk'urubyiruko? Ubutumwa nagenera urubyiruko, uko waba uri kose, ibyo waba urimo byose, Kristo aragushaka. Ukijijwe udakijijwe, Kristo Imana yatanze umwana wawe w'ikinege aradupfira kubw'urukundo rwinshi adukunda. Ngwino ni ukuri, ngwino muri Africa Youth in Revival Times, ni hano Kimironko inyuma ya Freedom House. Number ya communication ni ku bindi bisobanuro mushaka ko babayobora ni 0792106374. Murahawe ikaze n'ukuri, turabishimiye cyane, tubafite ibintu byinshi hano, hari ibintu byinshi, hari message y'urubyiruko cyane ntabwo ari igiterane cy'urubyiruko gusa, ni igiterane n'abantu bose, kuko ubutumwa bwiza n'ubw'abantu bose, turashaka ko bugera ku bantu bose. So urubyiruko turimo gukoreshwa n'Imana muri iyi minsi, turashaka ko ubutumwa bwiza bugera kuri benshi. Ndumva nababwira ko hano hari ikintu kibategereje hano rwose, ndumva ari ibyo ngibyo. Turi gusoza iki gitaramo cyangwa se iki gikorane mu kirimi cy'Ikirundi kiramara igihe kingana iki? So iki giterane gifite iminsi 8, kizarangira kuri 31 turasozana n'ukwezi. Bivuge ngo urubyiruko rwose rudukurikirana aho uri hose, kuba uri umunyafurika, nubwo waba uri umunyamahanga utari umunyafurika, nawe uratumiwe, tuguhaye ikaze. Sara urakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Urakoze cyane nawe. Sawa. Bless you.